Martha umugore wa Uncle Atanazi yakomeje kurira ababwira ko Atanazi yishwe. Paul na Saranda ntabwo ibyo babyumvaga. Paul ati ese ibyo bishoboka bite? Icyo twebwe tuzi ni uko Atanazi yafashwe mu gihe yari amaze gutandukana n'abapolisi, cyagiye bari bamaze kujya kureba aho Angelo yaba yarashimutiwe. Martha ati ese ubundi kuki atari we wari wagiyeyo kugira ngo wicwe mu cyimbo cye? Saranda nawe ati njyewe ibyo ngibyo ntabwo mbyumva, ese ubundi wowe niki kikwemeza koko ko ashobora kuba yishwe? Nuko Martha ahita ahereza Saranda telefone. Saranda areba amabona amafoto, nuko abona mama wazirikishije iminyururu ahantu hose. Ahindukije telefone ngo arebe indi foto ikurikiye, habona na Uncle Atanazi aryamye hasi, ariko nta gisebe na kimwe abona, nta maraso abona, nta kintu na kimwe kigaragaza yuko uwo muntu ashobora kuba yapfuye, usibye kumubona aryamye hasi ameze nk'utari mu guhumeka. Nuko Saranda ati ubundi se uremezwa n'iki ko yapfuye? Martha akomeza kurira ati banampamagaye barabinyibwirira. Ati ubundi Paul kuki wabaye ikigwara ukoherezayo umugabo wanjye? Umugore wafashwe si uwawe? Paul ati ariko se we kuki ukomeza kuvuga gutyo? Atanazi wese si musaza we? Martha umujinya uramwica ati wowe icyo witayeho gusa ni umuryango wawe, abandi bo nta kintu bakubwiye. Ndabona nkomeza kukubwira ko Atanazi yishwe ariko nta kintu na kimwe ushaka kubikoraho. Paul amurebana umujinya mwinshi ati ese wangabanyijeho ayo magambo yawe? Bakiri aho bagiye kubona Alpha nawe babona arahasesekaye. Nuko ati ese murimo muravuga ibiki ngo Atanazi yishwe? Nuko Alpha akabona ariko aho kugira ngo Paul amusubize ahubwo arimo gukomeza kumwitegereza cyane. Alpha ati ese hari ikibazo ko ndeba gutyo? Paul ati ariko sha ubundi uri gati iki? Kuki buri gihe nkubona hano iyo havutse ibibazo? Nuko Alpha atangira kugira ubwoba ariko abwira Paul ati erega njyewe na Saranda turakundana, rero mba ngomba kumuba iruhande cyane cyane nyine muri icyo gihe aba yahuye n'ibibazo kugira ngo umufashe gutuza. Paul nawe aramureba cyane ati nuko nyine njya mbyiregagiza kubera ko Saranda gukunda, naho ubundi ntabwo ngushira amakenga. Martha yakomeje kubona Paul ari kuvugana byinshi na Alpha, umujinya uramwica ahita akurura Paul akaboko amujyana hanze. Ati nukubera iki ariko ndi kubona witaye ku muryango wawe gusa? Paul ati none se uragira ngo nkore iki? Martha ararakara cyane ati wivuga ubusa, umugabo wiyicarira hariya akicecekera akituriza nk'aho ibibazo by'umugore we bitamureba, kugeza aho umugabo wanjye yicwa azira kuza gukemura ibibazo byawe wananiwe kwikemurira wowe ubwawe nk'umugabo. Paul ati ariko nawe yari mushiki ujya ubyibuka? Martha ati mbere na mbere ni umugore wawe, wikirengagiza ibyo ngibyo byose. Paul ati ariko se urashaka iki mu by'ukuri? Martha ati ndashaka nyine kumenya ko abana banjye bazakomeza kubaho. Paul ati none abana bawe urumva ari njyewe uzajya ubitaho rero? Martha ati ni wowe nyine kuko ari nawe watumye papa wabo yicwa. Paul ati umva nkubwire wa mugore we kandi nkubwize ukuri, umugabo wawe si njye wamwishe, genda urere abana bawe ungabanyeho induru. Martha arababara ati ibi ntabwo bizarangirira hano, rwose ndagusezeranya yuko hari ahandi nzajya kubariza kandi bizagaruka ari wowe bigarutseho. Nuticara ngo ufate umwanzuro wumve yuko njyewe n'abana banjye ugomba kutwitaho, bizakugarukaho kandi uzaba ubibona. Nuko Martha arikubita aragenda, Paul nawe asigara aho ngaho yumiwe. Angelo nawe aho yashimutiwe aracyari ku minyururu nk'ibisanzwe, ayirirwa akanayirara aho yamaze no kubimenyera, ariko aracyatemba nyine amarira mu maso kubera urupfu rwa musaza we Atanazi. Nuko akiri aha akiri kurira Isa baraje amuzaniye icyo kunywa, hari hashize iminsi 2 atarya. Angelo aramureba ati ese byarutwa mukanyicaho kumbabaza bingana gutya? Isa aramureba ati banza urye mbere yo kuvuga amagambo menshi. Angelo areba ibiryo amuzaniye ati aho gukomeza kurya uyu mwanda wanyu byarutwa nkapfa. Isa afata ibiryo bimutereka imbere ati umurengwe nushira uraza kurya. Angelo ati Isa ari mama wawe uri hano nawe wamukora ibintu nk'ibi ngibi urimo kunkorera? Isa ati icyiza nuko nyine atari uri hano. Angelo umubabaro uramwica.
ati none se n'ubundi mwanyishe bikarangira n'ubundi ko mudateze kundekura. Isa ati Jeremy mu kanya nagaruka uze kumusaba urupfu rwawe nuko ubyifuza byose arabigukorera, gusa ntukongere kwita abantu abagome kubera ko ni wowe muntu wa mbere w'umugome kuri iyi si. Isa yamaze kubwira Angelo gutyo, Angelo atangira kwibuka nanone kera ubwo yabanaga na Jeremy. Igihe kimwe Jeremy yaje kwatakwa n'uburwayi butunguranye, yagiye kwa muganga ahantu henshi batandukanye bakora ibizamini byose ariko babura uburwayi. Bazengurutse amavuriro yose akomeye ashoboka ariko bamuburamo indwara. Angelo yageze ahamuzana mu rugo, abari hamurwariza bakajya bagura imiti yo kumufashiriza mu rugo. Kubera uburwayi bwa Jeremy, akazi kabo kari gatangiye kugenda kangirika. Umunsi umwe Angelo arimo gutegura imbuto, arimo no gutegura amafunguro atandukanye yo guha umurwayi. Birumvikana nyine Jeremy icyo gihe yarakeneye ibintu bitandukanye byo kugira ngo yitabweho. Muri ako kanya Angelo ahugiye muri ibyo, Jeremy yahamagaye Paul. Ngira ngo urabizi neza ko Paul ari we mugabo wa Angelo. Icyo gihe Paul yaje mu cyumba aza kwicara impande ya Jeremy, ariko akimukubita amaso aratungurwa. Nuko Paul abwira Jeremy ati ese burya ko kurarembye kuri uru rwego? Jeremy ati nta bikaze, uburwayi buraza bukageraho bukagenda, igihe kimwe nizeye yuko nzakira. Paul na Jeremy batangiye kuganira. Angelo nawe ibyo yari ari gukora bisoje, yaje mu cyumba azaniye Jeremy ibyo yari amaze kumutegurira, nuko abitereka ku kameza kari aho ngaho, nawe asuhuza Paul nuko aricara bakomeza kuganira bose. Jeremy ahita ababwira ati Angelo, impamvu Paul ari aha ndashaka ko mufatanya mugakomeza akazi mukaba muri gukorana igihe ndwaye meze nabi. Sinshaka ko twasubira hasi tugatakaza akazi kacu. Angelo ati niba se azi akazi hari ikibazo kibirimo? Jeremy ati Paul akazi arakazi, azi gutwara imodoka no kuba yavugana n'abakiriya nabyo nzi neza yuko abizi. Azajya atwara anavugane n'abakiriya, hanyuma wowe ukurikirana ibijyanye no gutanga serivisi, kandi nyine unamenye ko abakiriya ibyo bari bakeneye byose babibonye, hanyuma unite ku bigendanye n'amafaranga. Angelo ati sawa. Hanyuma se wowe ninde uzakwitaho? Jeremy ati ndi mukuru, nzajya ngerageza kwiyitaho ariko tutangije akazi kacu. Angelo ati ibyo ndumva ntacyo bitwaye. Paul areba Angelo amuha ikiganza ati mawuja, ni byiza rero kuba tugiye gukorana. Angelo arabyemera nawe amuha ikiganza. Angelo na Paul batangiye gukorana gutyo, barakoranye rwose, baza no kumenyerana, akazi bagakora neza cyane. Barakoraga bakazanira Jeremy raporo y'ibyo bakoze. Igitondo kimwe ubwo bari bamaze ukwezi kumwe bakorana, bagemuye ibintu mu karere kamwe, bagenda baganira nk'uko byari bisanzwe. Paul ati se ubona umugabo wawe atarembye cyane? Njyewe rwose mbona birimo no kuntera ubwoba. Ikibabaje ni uko uburwayi bwe butanazwi, nibura wenda ngo mumuvuze muzi n'icyo muri kumuvuza. Angelo ati icyo ni ikibazo gikomeye cyane nacyo kiduhangayikishije. Paul areba Angelo mu maso ati ibaza apfuye umugore mwiza nkawe ukaba umupfakazi ukiri muto gutyo, noneho ibaze ko nta n'akana yaba agusigiye. Angelo araseka ati wivuga ibintu nk'ibyo nawe. Paul ati nyamara ibyo mvuga birashoboka. Angelo ati sinzi icyakurikiraho, gusa ntago nizera yuko atazakira. Paul araseka ati cyakora kuva uri umugore mwiza wahita ubona undi mugabo. Angelo araseka ati umugabo mwiza nabona umeze nka Jeremy ubwo yaba ameze ate? Kereka wenda ameze nkawe. Paul ahita amera nk'uwikanze, afata feri yihuse ati koko ubona njyewe navamo umugabo mwiza? Angelo ati naganiraga ariko nawe wibikomeza. Paul ahita yongera ahagurutsa imodoka barakomeza, aramubwira ati ubu umaze ukwezi kose Jeremy arwaye kuriya mutirwanaho? Angelo ati bicecekesha niko bimeze. Paul ati buri uba wumva utarimo gushira, uba wumva umeze ute? None se wazashatse uko wirwanaho rimwe katabimenya?
Angelo ati sinaca umugabo wanjye inyuma rwose kirazira. Paul araseka aratembagara ati nyamara ari we yabikora. Ninde wakubwiye yuko umugabo ashobora kumara igihe kingana gutyo ngo ategereje umugore we ngo nuko yarwaye? None se ubundi niki kikubwira yuko azakira? Ubwo se akomeje akamera kuriya nawe wazakomeza ukamutegereza? Angelo atangira kubitekerezaho. Paul ahita amubwira ati nyamara ushatse wafata umwanzuro. Ubundi se uramutse ubikoze urabona yazabibwirwa n'iki? Ko yirwa aryamye hariya mu gitanda, ayo makuru yamugera haturutse hehe? Paul aramwitegereza cyane ati nyamara ubirebe neza, ntukiyice ngo wiyime kandi umubiri ari uwawe, nta wundi muntu ugomba kuwugutegekaho. Angelo nawe ntiyagira ikintu amusubiza, aramwenyura gusa. Angelo na Paul bakomeje urugendo ari nako bagenda baganira. Paul yakomezaga kubwira Angelo ko ari mwiza kandi ko akiri mutoya, ko agomba kwishima, ko umubiri ari uwe nta muntu n'umwe ugomba kuwumugenzuraho, bityo ko agomba kwishima uko ashaka. Angelo ibyo byose yarabyumvaga akamwenyura, bisa nk'aho ikiganiro ari kugirana na Paul kiri kumushimisha. Bakomeje kuganira ari nako urugendo rukomeza, bageze aho bagera aho bari bagiye nuko batanga ibyo bari batwaye, nabo barishyurwa. Akazi k'uwo munsi kararangira, barakata bafata inzira ibacyura mu rugo. Bageze mu rugo butangiye kwira, Paul aparika imodoka mu gipangu nuko bavamo. Paul ahereza Angelo ku ntake zabo. Angelo aramureba ati ese ntabwo winjira mu nzu? Paul ati oya burije reka ntahe, buriya Jeremy nzamusuza ejo ngarutse mu kazi. Angelo ati natekereje ko uza ukicara mu nzu nuko tugasangira tukaba tuniganirira. Paul araseka ati wakunze ikiganiro cyanjye? Angelo nawe araseka ati yego nagikunze cyari cyiza. Kumbe Jeremy ahari mu cyumba arimo kumva amajwi yabo, ariko ntago ari kumva neza ibyo barimo kuganira. Paul yahise yegera Angelo nuko bombi barebana mu maso. Paul ati ntukibagirwe na rimwe kuri umugore mwiza ukiri mutoya, kandi nyine ujye wibuka ko iteka nyine ubengerana mu maso y'abagabo bose bakureba. Angelo aramwenyura ati nawe ariko ndabona uri umusore mwiza da. Nuko bombi baraseka. Bombi kandi bakomezanya kwitegerezanya mu maso. Paul ati ubu noneho nagenda? Angelo ati yego niba ari kubishaka, ariko unabishatse waguma. Paul ati oya reka ntahe, ntandavurira ahangaha. Nuko Angelo ahita amusezera, Paul nawe aramusezera amusoma ku itama. Paul amaze kugenda, Angelo yahise yinjira mu nzu kugira ngo aze kureba uko Jeremy yiriwe. Nuko asanga aryamye ariko adasinziriye. Angelo ati Jerry wiriwe ute? Jeremy ati ndaho bisanzwe n'uburwayi bwanjye nyine. Nuko Angelo aramubwira ati nagukumbuye cyane, nifuzaga nti iyaba ari wowe twajyanye mu rugendo, ariko nyine nahitaga nibuka ko urwaye uri hano mu rugo. Nuko Jeremy araseka ati igihe kizagera mpaguruke hano njye nawe twongere dukorane. Jeremy yahise amwitegereza aramubaza ati ese Paul urabona mutarimo gukorana neza? Angelo ati cyane pe, naje no gusanga ari umuntu mwiza cyane, nta kibazo na kimwe gukorana na Paul. Jeremy ati ibyo ni sawa, akazi kagenze gute? Angelo ati abakiriya bacu twabagejeje ibintu byabo ku gihe nuko barishima bahita banatwishyura. Jeremy ati ndumva ari byiza cyane, ndumva kuba ndwaye nta kintu na kimwe bizigera bihungabanya ku kazi kacu. Angelo uko yibukaga ibyo byose niko yari akiri kuri wa musozi yashimutiweho. Baba bamucunze amasaha 24 kuri 24. Nuko abaza bari bamucunze ati ese ibi bizaba kugeza ryari? Isaho kumusubiza araza afata iminyururu ihambiriye amaboko ye, arayikwega cyane amaboko arayatatanya ku buryo adashobora kongera kuyahuza. Angelo arababara atari kisa ibi bintu kuki ukomeza kubikora gutya, kuki ukomeza kumbabaza? Isa aramureba araseka nuko aramwihorera. Angelo ati isa
kubera icyo utansubiza ahubwo ugakomeza kwisekera, uba ubona njyewe ntari mu kubabara? Isa nanone arakomeza aramwihorera, ageze aha aramubwira ati ntagire ikintu na kimwe wongera kumbwira, ibyo ndimo njyewe mba mbizi. Angela ati ese wakemera njyewe nawe tugapanga? Isa ati urashaka ko dupanga ibiki? Angelo ati umfashije nkava aha ngaha nazaguhindurira ubuzima. Isa araseka ati ntabyo nkeneye rero. Angelo ati nyamara ushatse twakumvikana, nazakwishyura amafaranga menshi ugakira wowe n'umuryango wawe. Isa arabyumva aramwihorera ati jyana ubwo bukire bwawe ntabwo nshaka. Angelo yakomeje kwinginga Isa ngo amufashe bumvikane, ariko Isa aho kumwumva ahubwo yakomezaga kumukwega cyane. Nuko Jeremy muri ako kanya ahita yinjira, asanga Isa akomeje gukorera Angelo ubugome. Angelo ahita amureba n'akababaro kenshi ati ese ni uburyo bugayitse ushaka kumpemukiramo? Ndabizi narakubabaje cyane, ariko aho kwihorera gutya wandasa isasu mu mutwe bikarangira. Jeremy araseka ati byibura nawe utangiye kumva uburibwe wanteye. Kera nkihura nawe natekerezaga ko uzampa urukundo ruryoshye, njye nawe tukibera muri paradizo. Nari nzi ko mu rukundo biba biryoshye gusa, ntago nari nzi ko habamo uburibwe bungana nk'ubwo wansigiye. Burya koko umutima w'umugore umeze nk'umukino wo gusheta, ibyiyumviro byawo biba bimeze nk'iby'umufana uri mu kibuga. Buri mugore wese akenera ibyishimo bihutiyeho nk'ibyo ngibyo. Jeremy amaze kumubwira ayo magambo, nuko amuzenguruka inyuma amufata imisatsi ahereye inyuma arayikurura. Angelo araribwa atangira gutabaza. Jeremy ati ariko wampaye iki wowe? Wanzaniye urukundo rura mu buzima ndasharirirwa. Angelo ati basi nyica birangire. Jeremy ati oya, ntago ngomba kukwica, njye nawe turakundana sibyo? Kandi urukundo rwanjye nawe rugomba gukomeza. Angela ati none rurakomeza urimo kunkora ibikorwa nk'ibi? Jeremy amuza imbere ati uru rukundo rurura gutya ni wowe warutangije, reka rero turubanemo nk'uko waruzanye. Angelo ati none se nuko ushaka ko ibintu bikomeza kugenda? Jeremy aramwigira aca bugufi imbere ye amureba mu maso ati cyane rwose niko mbishaka, reka umwobo wanshukuriye tuwumanukanemo. Angelo azinga amarira mu maso ati ndimo kwicuza ibyabaye byose, ariko ubishaka twahindura amateka yacu. Jeremy araseka ati guhindura amateka? Kandi aribyo ndimo gukora? Ibyo nibyo ndimo gukora aka kanya. Angelo ati basi mbabaza wowe ku giti cyawe, ariko ureke kunsuzuguza izi mpinja zingana uko. Jeremy ati wowe nta burenganzira ufite bwo gutegeka igikwiye gukorwa hano. Jeremy yakomeje kumuzenguruka imbere n'agahinda kenshi. Angelo nawe akomeza kwibuka ibyahise ubwo hari hashize amezi 3 Jeremy akirwaye, Angelo arimo akorana na Paul ibigendanye na bizinesi zabo. Angelo na Paul bari bakomezanyije akazi rwose baramenyeranye, ubona wagira ngo bamaranye igihe kinini cyane. Angelo yari yararyohewe gukorana na Paul, yumvaga ntako bisa. Paul yaramuganirizaga akamusetsa, iyo babaga bari kumwe yabaga yishimye, mbese yumvaga abaye atari kumwe na Paul yaba afite igihombo kinini cyane. Nk'uko byari bisanzwe rero muri icyo gitondo hari ibintu bagombaga kujyana. Paul aza mu rugo kwa Jeremy asanga Angelo nawe arangije kwitegura. Angelo ahereza Paul kontake ajya mu modoka nuko arayatsa. Angelo nawe amaze kwitunganya neza aza mu modoka baragenda bajya kuri depo kurangura aho bagombaga gupakirira ibintu bagombaga kujyana. Bageze aho bagombaga gupakirira bava mu modoka, abakozi baho nabo batangira gupakira imodoka. Paul areba Angelo ati se turakomeza guhagarara hano paka barangije kudupakirira? Angelo araseka ati urashaka se ko tuba turi hehe? Paul ati nza ahantu hafi aha hari akabari keza, twaba tugiye tukicarirayo ntitugume hano kuko twaza kurambirwa. Angelo arabyemera ati reka tugende. Paul amufata akaboko nuko baragenda. Paul agenda amutakagiza ati cyakora buri munsi ubusa neza.
Angela agaseka ati Paul nawe uzajya ureka gukomeza gukabya, ubu se ubona nsa neza kurusha abagore bose ubona. Paul akomeza kumubwira ko ari mwiza, ko aba asa neza igihe cyose kandi ko imyenda yambaye iyo ari yo yose imubera. Nuko Paul kandi akomeza kumubwira ati ikintu kimbabaza ni kimwe, nuko mbona Jeremy ameze nk'aho atazakira. Angelo ati ariko kuki uba ushaka kunyicira umugabo akiri muzima? Nubwo tubona ko atazakira, tubona ko ari ibintu bigoye cyane, ariko birashoboka. Paul aramubwira ati gusa wowe naho atakira ntibikaguhangayikishe, uri umugore mwiza wifuzwa na benshi, wahita wibonera undi mugabo. Gusa mpora nifuza iteka ngo ayo mahirwe aba ari njye wazagwaho. Bagezeyo batumiza ibyo kurya no kunywa barabibazanira. Paul ati bon appétit, Angelo nawe ati merci. Nuko bakomeza no kuganira. Paul ati ubu se umeze ute umugore umaze igihe kingana kuriya cyose utabonana n'umugabo? Angelo ati nawe nyine urabyumva uko bimeze. Paul ati ariko nakubwiye ko ukwiye kwirwanaho kandi ko Jeremy atazigera arabuka. Angelo ati bijya bingora kumva ko naca inyuma umugabo wanjye. Jeremy arankunda cyane, noneho ntekereza ukuntu ubuzima twabanyemo bwari bugoranye, ukuntu yansize akajya gushaka imibereho, tukamara icyo gihe cyose buri wese ategereje undi, ukuntu atigeze ansha inyuma muri ayo mahanga, nkumva umutima wanjye rwose wazahora iteka unshira urubanza ndamutse muciye inyuma ngo ni uko gusa amaze igihe kingana kuriya arwaye. Paul araseka ati none se ubwo uzategereza kugeza ryari? Nyamara ntukwiye kwigora kandi ibi ntari ibisanzwe. Paul yakomeje kubwira Angelo amagambo meza amutakagiza, amubwira ko nta mugore n'umwe umuruta kuri iyi si ya rurema. Nuko Paul amubwira ko amukunda kandi ko nawe aramutse amugiriye neza bagasangira ibyo byishimo atazigera amwibagirwa. Nuko Paul afata ibiganza Angelo aramubwira ati maze iminsi ngutekereza kandi ndakwinginzaho kugira ngo ibyo byishimo uzajye kubishakira ahandi, ntubindenze rwose. Nanjye ndi umuntu kandi ndakwifuza. Nuko Paul ahita ahaguruka ati ngiye inyuma hariya haba ibyumba byiza cyane, nubishaka uri bunsangeyo, kandi ndakwinginze ngo ntunyumvire ubusa cyangwa ngo icyifuzo cyanjye ugiteshe agaciro. Nuko Paul kuko arihagurukira aragenda. Angelo yasigaye yicaye arwana n'umutima, umutima umubwira kugenda agasanga Paul, undi mutima ukamubuza uti hoya wihemukira umugabo wawe mwagiranye isezerano. Angelo akomeza kurwana n'iyo mitima yombi. Ubushake bw'umubiri bugeze aho buramuganza, barahagurutse asanga Paul mu cyumba. Agezeyo asanga Paul rwose yamwiteguye. Paul yamukubise amaso arishima cyane ati ntureba ufashe icyemezo kizima, humura Jeremy ntabwo azigera abimenya, ibi bizabibanga hagati yanjye nawe gusa. Bwa mbere mu mateka Angelo yaciye umugabo w'inyuma gutyo. Bamaze gukora ibyo bakoraga, Angelo yagiye kubona Jeremy aramuhamagaye kuri telefone, nukundi arikanga. Paul nawe ubwoba buramwica ati mwitabe wumve icyo ashaka kukubwira. Angelo aritaba. Jeremy ati chérie mugezehe ko abakiriya barimo kumpamagara ngo mwatinze kubagezaho ibyo mwari kubashyira. Angelo ati ku ruganda nibo badukereje. Jeremy ati kandi ku ruganda bampamagaye bambwira ko barangije kubapakira hakiri kare cyane none bakaba babuze. Angelo abura icyo avuga. Jeremy ati amatelefone yanyu yari yabaye iki ko nahereye kare mbahamagara nuko akanga gucamo? Angelo atangira kurya indimi ati hari ahantu twari twaciye turimo gusoma agafanta, buriya nta network wenda yari ihari. Jeremy ati ngaho se nimwihute mwikwica akazi. Angelo ati sawa. Angelo siwe warose Jeremy avuye kuri telefone, umutima wari hafi kumuvamo. Paul ati avuze ibiki se? Angelo ati ambara vuba vuba tugende, abantu tugomba gushyira ibintu dore bahamagaye ngo batubuze.
Paul na Angelo basubiye ku ruganda nuko batwara ya mari bagombaga kujyana ariko isoni zabishe. Bayigejejeho bakerewe cyane, barengejeho amasaha 2 ku masaha bagombaga kuhagerera. Nyirayo yari yarakaye cyane ariko ntiyabitindaho, arabishyura bafata urugendo barakata baragaruka. Mu nzira bagaruka, Angelo n'ubundi yaje aganira na Paul ati uriya mukiriya iyo aza kurakara cyane ntahita twishyura, Jeremy sinari kumukira. Paul ati reka ibyo ngibyo ariko ntukabitindeho, twagombaga kubanza kwirwanaho, wowe ntukagire ubwoba kandi igihe cyose unkeneye ndahari. Ahubwo tubishatse buri uko tugiye gutwara imari twazajya tubanza tukirwanaho, n'ubundi Jeremy nta kintu na kimwe azigera amenya. Ubwo urugendo rwarakomeje bagera mu rugo n'ubundi bwije. Paul aparika imodoka ahereza Angelo kontake zabo. Angelo ati n'ubundi se ntabwo ugera mu nzu? Paul ati urashaka se ko nza mu nzu? Angelo ati yego, ubaye ubishaka waza rwose ukaza tugasangira n'ifunguro rya nimugoroba. Paul araseka, Angelo amureba mu maso yoroshye ati Paul rwose ndakwinginze ngwino tujye gusangira. Nuko Paul arabyemera, binjira mu nzu. Mu kugera muri salo ariko basanga Jeremy asa n'uworohewe kuko noneho yari yabashije ku gitanda yaje muri salo. Paul na Angelo bakubise amaso Jeremy barumirwa, ntabwo bari bazi yuko yakoroherwa vuba bigezaho. Jeremy abarebye arabibona ko bikanze, nuko arabaza ati ko mwikanze se habaye iki? Angelo ati sheri wakize? Jeremy ati cyane rwose ndumva ndimo koroherwa, byageze nka saa 9 numva ubuzima buraje. Uko amasaha yakomezaga kugenda akura niko narushagaho kumererwa neza. Angelo yagize ibyishimo byinshi agenda yihuta mugwamo nuko barahoberana. Angelo ati Jeremy nejejwe no kuba ubashije gukiranuka ukava mu buriri. Jeremy ati sheri nagombaga gukira kagaruka mu kazi kanjye. Paul nawe ntiyabyumvaga ati ntakubeshye muvandi, Imana igira amaboko, igukwiye kuri buriya buriri none ubashije kwigeza muri salo. Rwose ntuturenganye pe, ni nk'igitangaza. Ibaze ko n'uburwayi bwawe butari buzwi, abantu batazi ngo urwaye iki, tutazi niba n'imiti uri gufata yakuvura, none ubashije koroherwa byihuse gutyo wigejeje no muri salo nta muntu ugufasha akaboko. Jeremy araseka ati nyine Imana ni igitangaza, niba azajya babivuga uzajya ubyemera. Ibyo babaye nk'ababirekana uko batangira kuganira. Jeremy ati ahubwo nimumbwira uko uyu munsi byabagendekeye, kuko habuze gato uriya mukiriya rwose yaragiye kunshamo kabiri. Paul na Angelo babavugiye icyarimwe. Jeremy arabareba araseka ati umwe navuge. Angelo ati twagiye ku ruganda nuko badupakirira imodoka ariko tukabona birimo gutinda, nuko tujya ahantu nyine kubera ko twari tumaze kugira icyaka ngo tube dusangira agafanta. Jeremy ati none se kubera icyo aho hantu mwagiye gufatira agafanta mwatinzeyo kandi telefone zanyu zose mukazikuraho? Angelo ati twumvaga batari burangize gupakira vuba, naho ibya telefone byo kuvaho ashobora kuba ari network zaho. Jeremy ati reka ibyo tubireke, icy'ingenzi nuko akazi kakozwe kandi bikaza kurangira amahoro. Angelo ahita arebana na Paul nuko bose bariruhutse. Angelo ahita abaza Jeremy ati none se sheri kugiye kwigarukira mu kazi Paul biramugendekera gute, uramuhagarika biragenda biti bya Paul? Jeremy araseka ati nuva mwari mumaze kumenyerana. Angelo ati cyane pe rwose twari tumaze kumenyerana cyane. Jeremy ati birumvikana rwose yuko wari warakunze gukorana na Paul. Paul ni umuntu mwiza cyane, twarakuranye ndamuzi, gusa araba yihanganye, tuzamushakira kandi kazi mu gihe ariko nyine bitarakunda arabategereje. Angelo ati nta kibazo sheri kuba utamwirukanye kandi nyine ukabutekereza ko uzamuha kandi kazi, gusa nyine reka turye twishimire kandi tunezerwe, kandi ndumva ibyiza twatumira inshuti zacu n'imiryango yacu tugakora ikirori tukishimira ko worohewe. Jeremy araseka ati nanjye icyo gitekerezo cyawe ndagishyigikiye, tugomba gutumira abantu tukishima tukababwira ko Imana igira neza.
Jeremy arakomeza abwira Angela ati ndabiguhariye rero ngaho tangira utumira abantu. Ntibyatinze Paul yaratashye gusa babwira yuko icyo kirori nawe atagomba kuzakiburamo. Amaze kugenda Angelo yasigaranye na Jeremy bonyine, nuko Angelo atangira no gutumira abantu batandukanye. Umunsi nawo warageze, abantu bose Angelo yatumiye batangira kuza. Hari hateguwe ibyo kurya, ibyo kunywa, mbese nyine cyari ikirori gikomeye. Angelo yari yambaye ikanzu nziza cyane kandi ihenze. Yari ahagaze mu muryango arimo kwakira abantu bose baje mu kirori cyabo. Jeremy we yari akiri mu cyumba arimo kwambara neza kugira ngo aze kuba agaragara neza. Angelo abonye abantu bose bamaze kuba benshi, yaje imbere yabo arabakira, ababwira n'impamvu y'ikirori ko yagiteguye agamije gushimira Imana yabashije kumukiriza umugabo no gushimira abantu bose babitayeho muri ubwo burwayi. Angela ariko nubwo yari ari aho yari yabuze amahoro, yakomezaga kuraranganya amaso ku muryango. Nubwo abandi bantu bose bari bahageze ariko Paul yari ataraza. Mama Angelo arabibona, areba Angelo uburyo hanze amaso ku muryango ati ese haba hari undi muntu utegereje w'ingenzi utaraza? Angela ati yego, Paul ntago arahagera. Nuko mama Angela ati nibyo koko, Paul ni inshuti magara y'umugabo wawe, ntago watuza atarahagera. Ako kanya ya nshuti magara ya Angelo Asina nayo yahise ihagera. Angela aramuhobera. Angela ati Asina, nishimiye kuba ugeze nawe ahangaha. Asina ati ndabona ikirori ari ikirori rero. Angela araseka ati njyewe n'umugabo wanjye rwose twagombaga gutegura ibihe nk'ibi ngibi. Asina araseka ati rwose nta wabihakana, nibyo koko mwagombaga kubitegura. Jeremy avuye kure, nta watekerezaga yuko yakira. Hashize akanya gatoya Paul nawe yahise ahagera. Angelo aramubona nuko ahita amusanganira. Angela ati Paul areba uburyo Angelo aberewe ati sinakubwiye ariko ko uri umugore mwiza, nejejwe no kwakirwa n'umwamikazi w'ibihe byose. Angela araseka ati gabanya igikabyo nawe. Paul nawe araseka ati nizere ko uzampa akanya nuko tukazongera tukishima nk'uko cyagiye byagenze. Angelo isoni ziramwisha ati ariko wajya uceceka ibyo bintu, ibaze hagize nk'umuntu ubyumva akabibwira Jeremy. Uko baganira Asina yari arimo kubareba abahanze amaso. Hashize akanya gato ya Jeremy nawe bavuye mu cyumba nuko araza. Mu kuza abona hirya ku muryango Angelo ari kumwe na Paul bishimanye cyane. Jeremy ntiyabitinda harikomereza, aza kwisuhuriza abantu no kuvugana nabo. Ikirori nacyo cyarakomeje nuko Jeremy abageze igihe cyo gufata ijambo akavuga. Atangira ashima Imana muri rusange. Ati ndashimira Imana by'umwihariko yakijije ubuzima bwanjye. Ndashimira n'abantu mwese muri aha mwaje kwifatanya natwe kwishima. Muri abantu b'ingenzi ku muryango wacu. Ndashimira ababyeyi b'umugore wanjye, nkanashimira Paul wabaye hafi mu kazi kanjye. Angelo na Paul nubwo rwose bica ahantu hatandukanye ariko ndabizi neza ko bafatanyije kugira ngo akazi kacu gakomeze. Jeremy arakomeza ati ariko by'umwihariko reka nshimire umugore wanjye w'igikundiro. Ntababeshye, urukundo rw'umugore wanjye agenda ampa rwambereye umuti n'urukingo, niyo mpamvu uyu munsi ndi muzima nkaba mpagaze imbere yanyu. Angelo yarihanganye cyane kandi yarabonaga bikomeye. Ndatekereza ko iyo biza kuba ari undi mugore nkurikije uburyo nari ndwayemo yari kuba yarantaye cyangwa se akansha n'inyuma. Ariko ibyo byose Angelo nta na rimwe yigeze abikora. Ngira ngo nta nubwo yigeze atekereza kunsha inyuma, ahubwo yahoraga ashakisha ikintu cyose yakora kugira ngo nongere mererwe neza. Jeremy akimara kuvuga iryo jambo ryo gucana inyuma, Angelo fanta yarimo kunywa ahise imukora. Nuko Jeremy nawe arakomeza areba Angelo ati Angelo, ndagushimiye ko wambereye umugore w'umutima. Angelo araseka arishima cyane, gusa arabizi ko ari mu kurenzaho umugabo we yamuciye inyuma. Havuzwe byinshi kuri uwo munsi, buri wese afata ijambo uko abishaka.
Angelo nawe afata ijambo ashima Imana ko kuba ataraciye umugabo w'inyuma ari Imana yabimushoboje, kandi akomeza gusaba Imana nyine ngo ikomeze irinde urukundo rwabo. Abantu bose bamukomeye amashyi baranamushimira cyane kuba ari umugore mwiza w'igitangaza utarigeze ashiturwa n'abagabo ngo bamufatirane muri ibyo bibazo yari arimo maze aca umugabo w'inyuma. Ikirori cyageze aho kigera ku musozo, abantu bose barataha, hasigara ababyeyi ba Angelo na Asnah bo bagombaga kurara kuko bwari bumaze kwira cyane. Jeremy nawe yahise aza mu cyumba gukuramo imyenda yari yambaye, arimo kuyikuramo Angelo aba araje. Jeremy aramureba ati "Chérie, bimeze bite se?" Angelo ati "Meze neza kandi ndagushimiye kuba wanshimiye hagati mu ruhame." Angelo akivuga gutyo Jeremy ararakara cyane, aba amufashe mu ijosi amwegeka ku gikuta. Angelo ahita agwa mu kanwa ati "Chérie, habaye iki se?" Jeremy ati "Utibwira ko kuba wavuze ariya magambo ukitakagiza n'abantu benshi bakagushimira mu ruhame ngo uri umugore w'umutima, no kuba nanjye ubwanjye nagushimiye abantu bose bakagira ngo uri umugore w'umutima koko, nyobewe yuko wowe na Paul muherutse kunsha inyuma, byose ndabizi ko mwanshiye inyuma." Angelo akimara kumva ko Jeremy byose yabimenye, yanze kugira icyo avuga, ariko mu mutima aratungurwa, yibaza impamvu Jeremy yamushimiye mu ruhame biramuyobera, nuko atangira kwibaza byinshi. Ndagushimiye cyane ko wabanye natwe ugakurikira iki gice cya gatatu, ntuzacikwe n'ibindi bice by'inyuma. Ese wa mugani Jeremy yabikoreye iki? Ese iyi yaba ariyo mpamvu yatumye avuga yuko Angelo yamuhemukiye cyane? Ese haba hari ikindi cyabaye? Byose ntuzacikwe mu bice by'ubutaha.